Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu aha ngaha kuri Gitare News TV. Gitare News TV akaba ari umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero ndaje kugira ngo ngende mbagezaho amakuru agezweho, ariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Akaba ari nayo mpamvu ntangira nsuhuza mwebwe mwese mutwumva muri mu Rwanda, abari muri Congo, abari mu Burundi, abari Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bice byose bigize umugabane wa Afurika. Mwese mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Muri aka kanya rero ndabagezaho amakuru cyane cyane avuga ko umutwe wa M23 wongeye kwisanga mu ntambara n'undi mutwe wavuye mu rubyiruko rw'abakongomani bavuze ko bagiye gutsinsura M23 ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa kandi turakomeza tunarebera hamwe n'andi makuru yose ari kugenda acaracara muri iki gitondo cyo kuri iyi tariki ya 22 z'ukwezi kwa karindwi, umwaka wo ni uw'2024, yose tugende tuyarebaho gatanu kuri gatanu. Reka rero muri aya makuru yacu mbibutse ko utari wamara gukora subscribe nta kindi wakora, wajya munsi y'iyi video maze ukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone, ubundi ukarikandaho. Ntiwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yose dukora umunsi ku wundi ajya kugeraho kandi mu ba mbere. Ni inkuru rero twibandaho, akaba ari inkuru dusanga mu kinyamakuru Minembwe Capital News. Akaba ari inkuru ivuga ko urubyiruko rw'abakongomani rutuye mu gace ka Beni kuri ubu ngubu bamaze kwiyemeza kwinjira mu ntambara n'umutwe wa M23. Akaba rero bavuga ko bagomba kuwurwanya bakawutsinda, ndetse bagahita barwanya n'umutwe w'Abagande witwa IDF umaze no guhitana ubuzima bwa benshi muri iyi minsi, aho nabonye ku munsi w'ejo bavuga ko abagera muri 40 bishwe mu bitero byagabwe na IDF ikomoka mu gihugu cya Uganda. Nk'uko rero nimaze kubikubwira, muri Beni abaho biyemeje kurwana n'umutwe wa M23 umaze igihe kinini urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Amakuru ava i Beni ho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru avuga ko urubyiruko rwaho ko rwahagurukiye rimwe rukajya kurwanya umutwe wa M23 urwanira ukubaho kwabo. Uru rubyiruko rwiyemeje kwerekera mu mirongo y'urugamba guhangana n'uyu mutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuva ku wa gatanu urubyiruko rugera ku magana ruri muri stade yo mu gace ka Ngoriyo i Beni, aho rutegereje imyitozo ya gisirikari kugira ngo nirumara kuyifata rwerekeze iy'urugamba. Ruvuga ko rwahisemo gukambika muri iyi stade kugira ngo ingabo zifate icyemezo cyo kubategura ngo binjire mu rugamba rwo kurengera umujyi wa Beni uhanzwe amaso na M23. Umwe muri urwo rubyiruko yabwiye itangazamakuru ryo muri ibyo bice ati, turi hano kuva ku wa gatanu dutegereje imyitozo ya gisirikari yihuse. Uru rubyiruko kandi ruvuga ko rutazarwanya umutwe wa M23 gusa ko ngo kuko barambiwe ubwicanyi IDF ikorera abaturage baturiye ibyo bice. Ku wa gatanu ubwo Generali Charingonza Jacques, umuyobozi wungirije umugaba w'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yahuraga n'uru rubyiruko, yavuze ko rufite inyota yo gukorera munsi y'ibendera rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati, ariko amahame y'ibi bagomba guhugurwa gato. Ibikorwa bya guverinoma ya Kinshasa byo gukangurira urubyiruko kwishora mu ntambara ndetse n'imirwano n'umutwe wa M23 byo bikaba bikomeje mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu bice bitarajya mu biganza by'uyu mutwe wa M23. Turakomeza rero tugenda tureba amakuru akomeza kugenda avugwa hirya no hino, by'umwihariko tujye no kuri iyi nkuru igaruka cyane cyane kuri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Joe Biden washakaga kwiyamamaza nk'umukandida w'ishyaka ry'abademokarate kuri ubu ngubu yamaze gukuramo kandidatire ye, maze agatangaza ko yemereye Kamala Harris kuba ari we wakwiyamamaza
uyu rero akaba n'ubundi asanzwe ari visi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ni visi perezida n'ubundi wa Joe Biden. Umugoroba ukomeye, Perezida Joe Biden yikuye mu bari guhatana kuzayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibikubiye rero mu itangazo Joe Biden yashyize hanze ryatunguye isi yose rivuga ko atazongera kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iryo tangazo Joe Biden yavuze ko umwanya we awuhariye Harris Kamala wari usanzwe ari visi perezida we. Kamala Harris ufite umugabo w'umwirabura niwe ugiye guhagararira ishyaka ry'abademokarate mu matora azaba mu kwezi kwa 11 muri uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2024. Biden ufite imyaka 81 y'amavuko yakoresheje n'urubuga rwe rwa X agira ati inshuti zanjye ba demokarate, nafashe iki cyemezo cyo kutemera ubusabe bwo kwiyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingufu zanjye zose nzishyize kuri Kamala Harris mu gihe nsigaje nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakomeje kandi avuga ko ubwo yari amaze gutorwa kuba perezida w'ishyaka ry'abademokarate mu mwaka w'ibihumbi 2020 ngo yahise agira Kamala Harris visi perezida we. Avuga kandi ko iki cyemezo ari kimwe mu byiza yafashe. Ati uyu munsi rero ndashaka guha ubufasha bwanjye n'amahirwe Kamala Harris akaba ari we uzahagararira ishyaka ry'abademokarate mu matora yegereje. Abademokarate nicyo gihe ngo twunge ubumwe dutsinde Trump. Ati mureke tubikore. Hari hashize kandi igihe Joe Biden asabwa kuva mu guhatana mu mwanya wa perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari ahanganye na Donald Trump wahoze ari perezida. Kandi rero noneho perezida Joe Biden yagiye agaragaza kwibagirwa gukabije, aho yise perezida wa Ukraine amwitiranya n'Uburusiya Vladimir Putin. Nyuma gato Biden amaze kwikura mu kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, mugenzi we Donald Trump yahise atangaza ko Biden atazibagirana mu mateka y'abaperezida bayoboye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo kuko niwe perezida wabaye mubi kurusha abandi bose babayeho mu mateka y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka rero kandi muri aka kanya tukubwire zimwe mu mpamvu zagufasha gutera imbere, akaba rero nabyo ari byo tugusomera byakomeje kugenda bigaragara hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye, by'umwihariko nk'ikinyamakuru Igihe ndetse no kuri Minembwe Capital News nabonye inkuru yaranditswe, ariko nyine ni iby'ingenzi cyane, aho bivugwa ko ubu ari uburyo bwafasha abantu kwihutisha inzira yo kugera ku iterambere byihuse. Aha rero bavuga ko icya mbere ari uko umuntu abasha kwizigamira. Ngo ubukungu burubakwa bugakusanywa kandi bigakorwa binyuze mu bwizigame. Iyo uri umuntu uhora usesagura amafaranga yose ubonye, udashoboye gufata ayo ubonyeho ngo uyubakireho imishinga cyangwa se ukora ibikorwa runaka mu gihe bizakugirira akamaro mu gihe kiri imbere, biba bigoye ko uzigera ugera ku nzozi zawe, kuko nta buryo bwo kwizigamira uba nyine washyizeho bwazagufasha kugera kuri iryo terambere. Biba rero byiza kwishimisha cyane ukiri muto, ukaba watembera ukamenya uko abandi babayeho, gusa kubikora utizigamira ngo ni ikintu gishobora kugushyira mu bibazo bikomeye. Nanone kandi bavuga ko bisaba ko umuntu yiga ibintu byinshi. Iyo ngo ukiri muto kandi hari ubwo uba utazi ibyo ukunda, rimwe na rimwe rero ntunamenya ibyo ushaka kugeraho. Kimwe rero mu bishoboka kandi bishobora kugufasha kugera ku bukire ndetse n'iterambere, ngo ni uko uba ugomba kugerageza ibintu byinshi kugira ngo uzarebe ikizabasha kudomina ibindi, maze abe ari cyo ubasha gukora cyane kurusha ibyo bindi kugira ngo kiguteze imbere. Niba rero ngo ufite amahirwe yo kwiga imodoka wabikora, yaba ushobora kwiga piyano ukabikora nabyo ntuyisubize inyuma. Gushushanya
ukagerageza kugira ngo kugira ubumenyi ku bintu byinshi ngo ni kimwe mu bintu bishobora kugufasha gutera imbere kuko biguhuza n'abantu benshi, bigatuma kandi wubahwa n'abantu, bityo kubona inshuti nziza bikaba byakoroha, waba ushaka rero gukorana nabo ubucuruzi ubwo ukaba ubonye inzira wabinyuzamo byoroshye. Ikindi ni uko mu bumenyi ufite ari naho kenshi uzakura ibyo uzakora kandi ibyo bikaba byoroshye mu gihe uzi ibintu byinshi kuko bituma ugira amahitamo menshi. Muri iki gihe rero binavugwa ko kugira ngo utere imbere bigusaba gukoresha ikoranabuhanga. Isi turi kuganamo ni ikoranabuhanga riri kugenda riyobora inzego nyinshi, by'umwihariko ikoranabuhanga ngo ni nayo mpamvu udashobora gusigara inyuma muri uru rugendo cyangwa se muri urwo rwego, ukaba ugomba kwitoza ibintu byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga kuko haba harimo iby'ingenzi bizagufasha gutuma ugera ku iterambere wifuza. Urebye nk'ubu ubwenge bukorano ngo ni ikoranabuhanga rigezweho, aho rero nko ku muntu ukiri muto agomba kumenya iby'ingenzi bijyanye naryo, byaba na ngombwa akareba niba nawe ataribyaza umusaruro ndetse nyine akaba yahaha ubwenge bujyanye n'imikorere yaryo. Kwita rero ku buzima bwawe nabyo ngo ni kimwe mu bikomeye bishobora kugufasha gutera imbere, na Bibiliya irabivuga ngo roho nzima itura mu mubiri muzima, bishatse kuvuga ko nuba uri muzima nibwo uzagira ubushobozi n'imbaraga bishobora gutuma ukora akazi amasaha menshi ukagatindamo, ukabasha gutekereza neza kandi ugafata ibyemezo bizima byakuganisha ku iterambere wifuza. Igishoro rero cya mbere uzigera ugira mu buzima bwawe ni umubiri wawe, kandi kuwurinda ibiwugwingiza nicyo kintu cyiza wakwikorera kurusha ibindi byose. Niyo mpamvu rero ari ingenzi kugenzura cyane ingingo n'ingano y'ibiyobyabwenge ukoresha, ibyaba ngombwa rero ukaba wanabireka burundu. Ibi kandi bijyanye no gukora siporo, kurya neza, kuruhuka bihagije n'ibindi byose biguha amahirwe yo kwita ku mubiri wawe. Kugira ubuzima bwiza rero nicyo gishoro cya mbere gifite agaciro, niyo mpamvu ugomba kugerageza kubaka umubiri ndetse no kuwubungabunga kugira ngo mu gihe cyose uzashaka kugira ibyo ukora uzabe ufite imbaraga ndetse n'ubuzima bwiza bushobora gutuma utinda muri ako kazi wahisemo gukora, ndetse ubashe no gutekereza ugere ku byemezo bizima bishingiye ku kuba warabashije kugira ubuzima bwiza. Bavuga ko kandi ugomba kuba uri umuntu ukunda kugerageza imishinga runaka kandi ukayishyira mu bikorwa, ngo nta gihe na kimwe uzigera wicara ngo ubone ibintu byose biri ku murongo nk'uko ubishaka, ngo nibinabaho ntibizamara igihe kinini. Niyo mpamvu rero ugomba guhora ugerageza ibintu bitandukanye, ugatinyuka, ugashora imari, ukemera kwigira ku makosa ushobora gukora, mbega ukaba uri gukora ibintu aho kuba wa muntu utegereza amezi menshi kugira ngo uzagire icyo wikorera. Gusa aha ni ukwibuka ko atari ugukora ibije byose, ahubwo bisaba kwitegura ukareba neza ibishobora gutanga umusaruro kandi n'ibyo ufitiye ubushobozi bwo kuba wabikora nyine ukanabigeraho kuruta ibindi. Ugomba rero kandi kwakira inama z'abafite ubunararibonye. Indi ngingo ngo ni uko kuba ukiri muto hari amahirwe menshi ko utazi ibintu byinshi mu buzima kuko nyine ukiri muto. Ngo ni ngombwa rero ko witoza kwiga kandi ntiwige gusa ibijyanye n'ibyo ukora, ahubwo ukiga n'ibindi by'ingenzi mu buzima nk'imitekerereze y'abantu, uburyo bwo kuyobora abantu, uburyo bwo gukorana n'abandi n'ibindi bitandukanye. Mu isi ya interineti ubu bumenyi ushobora rero no kububona byoroshye binyuze mu bitabo ndetse n'ibindi byose biboneka online cyangwa se kuri murandasi. Ndagira ngo nkubwire ko niba unabyifuza jya muri komantere byinshi bijyanye n'uko ushobora kugera ku iterambere, by'umwihariko inyandiko zibivuga, amavidewo abivugaho cyane, niba unumva n'ururimi rw'icyongereza cyane cyane kubera ko byinshi bitari mu rurimi rw'ikinyarwanda, rwose nyandikira muri komantere ubundi mbikugezeho gatanu
kuri gatanu twahana nimero ya WhatsApp cyangwa se ubundi buryo, ubundi ngatangira nkagushyikiriza ibyo biganiro byose nawe ukajya ukurikira ukiyumvira, ugasoma ibyo bitabo naguhereza, byose bikagufasha gukomeza kunoza iterambere ryawe. Reka rero muri aka kanya mbashimire kandi mbabwire ko nishimiye cyane kubagezaho iyi nkuru ya nyuma, cyane ko ari byinshi mu byo neguriye ubuzima bwanjye, by'umwihariko nyine kwiga cyane cyane amasomo ajyanye n'icyitwa personal development cyangwa se iterambere rya muntu. Rero ndagira ngo mbibutse ko mu minsi izaza ndashaka kuzajya nongera cyangwa se ndashaka kongera ibiganiro byinshi kuri iyi ngingo, aho hari amasomo menshi ndimo ndategura kugira ngo nzayasangize abakunda Gitare News TV. Ntimuzacikwe, kora subscribe kandi ukore share, ukande kuri like, kanda kuri commentaire uduhe igitekerezo cyangwa se uduhe inyunganizi, ubundi dusubire mu kanya nkugezaho amakuru abagezweho gatanu kuri gatanu.